kugira ngo ibinyabiziga bishyirwe mu muhanda hari ibintu by'ingenzi bigomba kubahirizwa. Kuba umuntu ugiye gutwara ikinyabiziga abaza amategeko agenga gutwara ibinyabiziga, akaba afite uruhusa rwo gutwara ibinyabiziga, kandi ikinyabiziga nacyo kikaba cyarasuzumwe mu kigo cya polisi gishinzwe gusuzuma aho bita muri controle technique. Mu Rwanda guhera mu mwaka wa 2009 hatangiye gukoreshwa impushya nshyashya zo gutwara ibinyabiziga. Izo mpushya zimara imyaka 5 ba nyirazo bakajya kongeresha. Kugira ngo ujye mu muhanda nyirango ibisabwa twabishyira mu byiciro bibiri. Cya mbere nuko ugomba kuba uzi amategeko agenga imigendekere imikoreshereze y'umuhanda wowe ugiye kuwujyamo. Waba utwaye ikinyabiziga bikagusaba yuko icyo kinyabiziga kiba gifite ibisabwa, ari kizima, gifite ibyangombwa byose. Hanyuma nawe ugitwaye ugomba kuba ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Kuba ufite uruhushya rutwara ikinyabiziga, kuba ikinyabiziga cyawe kimeze neza, no kuba cyarasuzumwe kidashobora guteza impanuka cyangwa ngo kigupfireho mu muhanda. Kongeresha agaciro k'uruhusa ntibigisaba gutonda kuri polisi, ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Upfa kuba ukorana na MTN ugakoresha SMS. Ku bari mu mahanga nabo nta kibazo, udahari atumuwe. Gusa kuza kurufata bigomba kuba ari uza kurwitwarira. Icya mbere ntabwo ugomba kwikubitira kuza kuri polisi. Ibintu bikoreshwa SMS. Ukazaza rukuje gufata uruhushya rwawe rushya rwakozwe. Bigenda bite? Wishyura 5,000 by'amanyarwanda kuri konti ya Rwanda Revenue Authority mu banki yariyo yose aho iyo konti ziri. 5,000 iyo umaze kubyishyura baguha receipt ko wishyuye. Noneho ugafata ugatuma SMS ukoresheje MTN. Muri telefone yawe ufite ikarita ya MTN, ujya muri SMS MTN. Kugeza ubu ni MTN gusa, turashaka uburyo byakorwa no ku zindi SIM cards. Ariko uyu munsi ufite telefoni harimo umuyoboro wa MTN, ujya muri SMS ukandika ra nini nka Rwanda, wandika inyuguti ya ra, ugasiga akanya, ukandika nomero yarangamuntu yawe, ugasiga nanone akanya, ukandika district, akarere ushaka kuzayifatiramo, ugasiga kandi kanya, ukandikaho nomero ya receipt. Kuri receipt baba baguhaye wishyuriyeho, ukandika nomero ya receipt, hanyuma ukohereza ubwo butumwa bugufi. Icyo gihe ubutumwa burawe bugera mu system yacu, ntabwo bigusaba kwiyizira. Hanyuma waba uri muri Kigali ntabwo birenza iminsi 3 iyo perime yawe ikaba yabonetse, ukaba waza kwifata ku Muhima. Waba uri mu ntara ntabwo birenga iminsi 7. N'uburyo rero bworoheje ku buryo ntabwo bigusaba kubanza kuzana yayindi ufite. Bigusaba kwishyura, nabisubiramo, kwishyura 5,000 muri revenue muri bank kuri konti ya Revenue Authority. Icyo gihe aho usabwa kuzana uruhushya rwawe rushaje ni igihe uje gufata urushya. Icyo gihe uzana uruhushya rwawe rushaje tukaguha urushya, ukarusiga ukarujyana. Ariko uramutse ushatse kuruhamana kubera wenda ushaka urwibutso souvenir, icyo gihe dukataho tukarugusubiza ukarujyana. Nta mpamvu rero yagatumye abantu badahinduza impushya zabo, kuko ntibigusaba kubanza kuzana rwa rundi rushya. Nta nubwo bigusaba kuba uhinduza uhari. Nk'abatari mu gihugu bari mu mahanga, ushobora gutuma umuntu akagukorera bya bindi, uretse yuko umunsi wo kuyifata inshya ari wowe uziyize. Iki kigo rero cyakira amamodoka atandukanye, kuva ku modoka no kugeza ku modoka manini. Tureba ibibazo bitandukanye, tureba muri rusange ubuzima bw'imodoka. Iyi kape tureba, iyi niyo ipima icyo twita pensage cyangwa wheel alignment, kureba ko amapine y'imbere aringaniye.
kuko iyo amapine y'imbere ataringaniye bituma imodoka igenda nabi ndetse bikaba byateza n'impanuka. Iyo imodoka ivuye hano kuri pensage ijya hano kuri mortiseri, utumashini ureba ni udupima mortiseri kureba ko imodoka zayo ari nzima. Ngira ngo urabona imashini irabikwereka. Ibyo ibiriho bikorerwa hano uhera kubibona kuri computer hari uko imodoka kureba imbaraga za mortiseri, imashini imbaraga za mortiseri. Byose rero ihera ko bigaragara hariya kuri computer, niho umuntu agenda abirebera. Iyo umuntu avuye kuri alignment nkuko nabivuze agera hano kuri izi mashini zipima feri. Ngira ngo urabona ukuntu uraza kureba ukuntu rollers, byo twita rollers bizunguruka. Uko bizunguruka ni nkuko waba ugenda mu muhanda. Rero iyo akandagiye feri uko izi rollers zifata niko umenya ko feri zikora. Niba hano computer ikwereka ko feri zikora neza cyangwa se zishobora kuba zikora nabi. Frame imodoka ishobora kwitwara ikaba yagenda igateza impanuka. Niko kamaro rero ko gupima feri ndetse ugapima na handbrake ariyo frame. Aha ngira ngo urabibona ko ariho harapima amaferi y'inyuma, yabanjirije ku maferi y'imbere akurikizaho feri y'inyuma. Rero nayo ni ukugira ngo nyine arebe ko imodoka ifunga neza imbere n'inyuma, ko urebye uruhande rumwe ntago byaba ari byo. Imodoka igomba kubifunga ku mapine yose uko arane akaba afungira rimwe. Byose imashini igenda ibikwereka. Ubwo imodoka igera hariya kuri turiya twuma turi hano. Aha niho abatekinisiye bareba transmission y'imodoka, transmission yayo, kuko nabyo harimo imipira yarashize cyangwa ibyuma byarariwe bishobora guteza impanuka, kuko imodoka ikata ishobora gukata bikanga. Ngira ngo urabibona uko imashini igenda inyeganyeza igaragaza uko ziriya ball joints zifashe imipira n'ibirimo niba bifata neza. Hasi afite imashini akanda ikamwereka uko ariko hari nanone nawe n'ibyarebeshisha uko bigaragara. Aha rero ni ukureba transmission y'imodoka, niba transmission zigifite imbaraga, niba nta mbaraga zigifite, niba imipira yaracitse wenda zikaba ziryana. Nk'urugero iki ni igipira bigaragara ko gifite imbaraga, ni igipira gusa cyariwe ariko uracyakomeye. Ariko urabibona uko ikimashini gikomeza kizunguza. Aha ariko areba n'ibindi byinshi, areba niba nta imodoka itamena amavuta ya moteri, areba niba nta byuma byacitse hano hasi. Ibyo byose umutekinisiye arabyitegereza nyine akareba ko nta kibazo bifite. Aha rero urebye ni nk'umuntu yavuga ko ari igice cya nyuma cyo kureba imodoka, amatara yayo. Hano gupima amatara, kureba imodoka igira yaka amatara maremare kakana amatara magufi. Iyi mashini ireba ko amatara maremare yaka nk'uko akwiye kuba yaka, n'amatara magufi nuko akwiye kuba yaka. Akareba n'ibinyoteri, niba ibinyoteri bikora, niba bidakora, nabyo byose bireberwa aha ngaha. Areba n'amatara y'inyuma, kureba niba amatara ya feri yaka, akareba ibinyoteri by'inyuma ko byaka. Iyi mashini nireba amatara, kureba amatara niba amatara maremare niba yaka nk'uko nk'amatara maremare, amagufi niba yaka nk'amatara magufi, byose bigaragara hano. Iyo avuye kuri aya matara areba ibinyoteri. Hari ibyitwa hari ibirebwa mu buryo bw'amaso bisanzwe, visuel cyangwa se visual inspection. Visual inspection no kureba ibinyoteri ko byaka, byo ntabwo bigomba imashini umuntu abirebesha ijisho. No kureba amatara ya feri ko yaka birebeshwa ijisho, ariko ni no kureba n'imodoka itaragonzwe cyangwa se n'ibidafite ibirahure byamenetse.
niba idafite intebe zafungutse, niba idafite za fime turabana fime, ko ntabwo twemera imodoka ntabwo zemerewe kugira fime hano, nabyo turabireba. Ufite fime tumubwira kuyikuraho. Urebye ubwo niyo inspection ya nyuma dukora, niyo iri visual urebesha ijisho ukareba niba imodoka nta kibazo ifite. Iyo rero biriya bipimo byose imodoka ibiciyemo ikagera hano, ugakora inspection ya visual ukareba ko nta kibazo, ubwo imodoka iba igiye kubona ibyangombwa. Iyo usanze ifite ikibazo tuyandikira urupapuro cyo twita print out rugaragaza amakosa imodoka yagaragayeho, tugasaba nyiri imodoka kugira ngo ajye kuyikoresha. Aragenda akayikoresha, yarangiza akaza n'ubundi tukongera imodoka tukongera tukayicishaho, ubwo akabona ibyangombwa dusanze ibyo twamusabye gukora. Iyo dusanze yarabikoze neza turongera tukamukorera ibyangombwa tukabimuha. Iyo dusanze hari ibyo atakoresheje neza n'ubundi tumusaba kongera akabisubiramo bikongera bigakorwa. Ubu serivisi irihuta kuko mbere twarazaga harimo n'akavuyo, rimwe na rimwe njye ubwanjye n'ibigeze no kungongeramo hano tubyigana, ariko ubu uraza ukajya hano kuri reception bakagutanga ibyangombwa bakaguha nimero ukicara, harimo kamera, ama ekara tureberaho, nimero yagerwaho ugafata imodoka ku mutuzo ukagenda. Serivisi iragenda neza, nta bitandukanye na mbere. Nk'umuntu ufite impungenge akurikije uko mbere byari bimeze, afite impungenge ko controle technique itinda kuboneka, yaza akakoresha imodoka ya controle ko birihuta. Nta hantu udashaka kumara amasaha 2 ukicaye, isaha imwe wagezemo biba birangiye baguhaye controle witahiye. Mu gihe mbere hamaraga nk'amasaha 3 tukanataha tukanarara, bamwe bakarara mu nzira batayibonye. Ubu namushikaza ko yaza akafata controle birihuta rwose. Uraza wagera hano imodoka twayakira tukayikorera, service hano zirihuta kandi tureba n'ufite ikibazo, hari abo dufasha. Ugaragaje ikibazo uje ari umurwayi ntabwo ategereza, tumukorera vuba akagenda. Rwose dufasha abantu bose ku buryo nta muntu hano ugira ikibazo, kumukorera biba mu buryo bworoshye. Ufite akazi kenshi dushobora kumuha amasaha yaziraho, cyane cyane nko kuwa gatandatu akenshi imbere ya saa sita turakora, kandi imodoka ntabwo aba ari nyinshi. Nk'abafite akazi batabona akanya bazizana kuwa gatandatu tukabakorera hano, rero nta kibazo. Ikindi dusaba abakomisiyoneri, abantu bitwa abakomisiyoneri, babandi bashaka kugira ngo bajye hagati y'ikigo cya controle technique na ba nyir'amamodoka, ugasanga barambura ba nyir'amamodoka amafaranga, ugasanga barasebye ikigo cyacu, ugasanga baravuga ko kugira ngo uze hano hari icyo ugomba gutanga, ariko mukuri ntacyo. Ni amafaranga wishyura kuri konti ya controle technique yishyurwa muri I&M bank, imwe yahoze yitwa BCR. Ni amafaranga wishyura ugahabwa borodero ukayizana hano, nta kindi usabwa kirenze icyo ngicyo. Iyi process nk'uko nabivuze ntabwo isaba abagufasha, kereka wenda usaba ugufasha kujya kukwishyurira kuri bank, ibyo wamutuma. Usaba ugufasha kugira ngo wenda kwandikira SMS, ibyo yagufasha. Ariko iyi process yihuta, ntabwo bigusaba kuza kwirirwa wicaye kuri traffic, gusa ugomba kuyifatira, kandi no kuyifata nabyo ntabwo bitinda, zifatirwa ahantu habiri. Kuba ari i Kigali ni ukubifatira ku Muhima ku biro byacu bya traffic, kuba ari mu ntara ni ukubifatira ku biro bya traffic kuri district bariho. Nta mpamvu rero n'imwe yagatumye umuntu aza akakubeshya cyangwa akakumvisha yuko bigoranye kuhinduza uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwawe, ari byo bivamo ruswa, ari byo bivamo kukubeshya, ari byo bivamo kukuca amafaranga. Ni ibintu byoroshye. Ibi bihumbi 16 byose tukubwira tubikoreye mu gihe gito, dufite ubushobozi bwakorera ibihumbi birenga 8 mu cyumweru kimwe. Nta mpamvu rero ikwiriye kukubuza kuza guhinduza uruhushya rw'ikinyabiziga cyawe. Twibutsa yuko binyuranye n'itegeko, bawishe itegeko yitwaye uruhushya rwatakaje igihe, kandi tukwibutsa yuko ingaruka nini ari igihe habaye impanuka, ko nabwo uryozwe iby'abandi wangije utabifashijwemo na insurance nubwo waba warayishyuye. Nta mpamvu rero abantu nibatugane tubahe impushya zabo mu buryo bworoheje.
cyono rero abataraza kongeresha impushya zabo nibanyaruke kuko ubu ngubu barakorera mu makosa. Ariko se ko bitagombera gutonda ntibinahendeshe mu mafaranga ko ari 5,000 gusa n'udahari akaba yatuma umuntu bibananiza iki? Ngaho rero nimwe kubita gashyi.